Abanyarwanda bose harimo n'abana ndetse n'abanyamahanga batagira igihugu ariko batuye mu Rwanda bagiye guhabwa indangamuntu koranabuhanga. Izaba ikubiyemo amakuru yisumbuye ku yari asanzwe mu ndangamuntu yari iriho, harimo n'ibimenyetso ndangamiterere. Inzego za leta zishinzwe iki gikorwa zivuga ko ibi bizihutisha imitangire ya serivisi. Inkuru irambuye yateguwe na Jean-Marie Nshimiyimana. Uko bukeye nuko bwije u Rwanda rugenda rushimangira ko ari igihugu gishyize imbere ikoranabuhanga. Kuri ubu guverinoma yatangaje ko abaturage bose bagiye guhabwa indangamuntu y'ikoranabuhanga. Ni indangamuntu izahabwa abana, abakuru ndetse n'aba mu Rwanda badafite igihugu. Minisitiri w'ikoranabuhanga Ingabire Paula agaragaza itandukaniro ry'indangamuntu koranabuhanga n'indangamuntu isanzwe. Iyi rangamuntu koranabuhanga ntabwo bizabisaba kuyigendana. Igihe utayigendanye uzaba ufite code ushobora kuba uzi wowe ku giti cyawe twaguhaye, cyangwa iri kuri telefone yawe igendanwa, kuko tuzatanga uburyo bw'uko ushobora kuba unayifite kuri telefone igendanwa ku buryo umuntu aramutse ayigusabye wayitanga, cyangwa ifite na nimero y'ibanga, umubare w'ibanga ushobora kuba wakoresha twita token igihe ugiye gushaka serivisi. Ubwo rero ubwo buryo butatu butandukanye buriho buzajya bworohereza abanyarwanda cyangwa abatuye mu Rwanda igihe bagiye gushaka serivisi adafite yarangamuntu ye, kuba yashobora kuba yabona ya serivisi atarinze kuba yayigendana. Uramutse udafite ya nimero yawe y'ibanga wanayibagiwe nayo tuvuge, ushobora gutanga bya bikumwe byawe cyangwa bagafata ifoto igahita itanga ya makuru yawe. So bivuga yuko turashyiraho uburyo butandukanye, ariko bitavuga ko igihe utafite ikarita ukanibagirwa ya nimero y'ibanga bitavuga ko utari bubone serivisi, kuko za rangamiterere twafashe nuzikoresha zizashobora kubona ya makuru yawe muri systeme, zishobora kuba zatangwa. Bakimara kumva amakuru ajyanye n'indangamuntu, abaturage bagaragaje ko bayitezeho byinshi kandi ko izakosora bimwe mu bibazo byagaragaraga mu ndangamuntu basanganwe. Hari ubwo bakwiba bakagutwara ibyangombwa, ugasanga nyine bibaye ngombwa ko unahura n'ubuyobozi nimugoroba uri gutaha bakakubaza ibyangombwa wabibura, nyine ugasanga urimo urahura n'igifungo cya hato na hato. Ku bwacu turumva itinze kuza, ahubwo mwaba mudufashije cyane, mutugiriye neza iyo rangamuntu y'ikoranabuhanga. Turumva abantu bose yaba ari igisubizo kuri twebwe, yadufasha cyane. Igihe umuntu ahura n'ibibazo akaba yayita, noneho bikaba ngombwa yuko yirukanka ajya gushaka indi, bikamutwara umwanya munini. Bizamfasha kudatakaza akazi, kubera yuko habaga igihe ntakaje akazi kubera kutagira irangamuntu nayitaye. Ikindi urumva guhora ubitse wikangangura yita, ntabwo bizongera kubaho. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Dominique Habimana avuga ko ari ngombwa gutunga indangamuntu koranabuhanga ukurikije aho u Rwanda rugeze mu iterambere ry'ikoranabuhanga, kugira ngo umuturage ahore ku isonga. Ni indangamuntu izatuma umuturage adasiragira, cyane cyane ko igihugu cyacu icyo dushyize imbere ni umuturage, kugira ngo umuturage ahore ku isonga, abone serivisi neza, ariko binamufashe nawe ubwe mu rugendo rwo kwiteza imbere. Igihugu cyacu ibikorwa remezo cyubatse muri iyi nzira y'iterambere bitwemerera noneho kuba twagira indangamuntu koranabuhanga. Ntibyari gushoboka mu myaka yashize, ariko kubera ko hari ibyo twabashije kubaka bifatika, ubu dushobora noneho kwigeraho tukaba twabyishimira. Minisitiri w'ikoranabuhanga na inovasiyo Ingabire Paula asobanura uburyo umwana wavutse nawe azahabwa indangamuntu koranabuhanga, ndetse ko n'iyi serivisi ushobora kuyisabira ukoresheje serivisi z'Irembo. Ku bana bakivuka kugera ku myaka 5 tuzajya dufata ifoto gusa, kubera ko bya bimenyetso tuvuge yaba ari za ntoki 10 cyangwa iris cyangwa byose bigenda bihinduka. Icyo twashyizeho, icyo twateganyije nuko tubifata akivuka cyangwa akiri muri iyo myaka hagati ya 0 n'imyaka 5, ariko yakuzuza imyaka 5 akazazanwa kugira ngo afatirwe bya bimenyetso byose bijye muri bwa bubiko by'irangamuntu koranabuhanga. Iyo serivisi ikazajya ku Irembo itariki 10 z'ukwa 11, ku buryo umuturage ahantu ari hose n'abari muri diaspora nshobora kujyaho nkajyamo nkemeza ya makuru yanjye ari muri systeme y'irangamuntu, amakuru y'umuryango wanjye, uwo twashakanye n'abana banjye. Noneho ikizasaba n'umuturage kuba yajya kuri ya masite twateganyije nk'uko Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yavuze, akazaba ari ukujya gufata ya mafoto na bya bimenyetso by'irangamiterere. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Dominique Habimana agira ubutumwa aho abaturage mu gihe iyi gahunda izabitangiye ko bazatanga amakuru y'ukuri kandi yuzuye. Icyo twasaba abaturage ni uko bakoresha aya mahirwe neza, kugira ngo batanga amakuru y'ukuri,
ariko bibafashe kugira ngo umwirondoro wabo ube umeze neza, ariko ntabwo ari amahirwe, ntabwo ari umwanya wo guhindura ibitagomba guhinduka. Ari impamvu dusaba kugira ngo buri muturage wese, yaba yari afite icyangombwa, yaba yari yaragitaye, yaba yari ari mu nzira zo kugishaka, ntacikanwe n'aya mahirwe. Ni umwanya wo kugira ngo ibyo byose bitungane, n'ibyari bikeneye gukosoka nabyo bikosorwe, maze buri muturage aba afite ibyangombwa. Ku ikubitiro uturere 3 two mu ntara y'Amajyepfo nitwo tuzaherwaho mu gutanga amakuru azashyirwa mu ndangamuntu koranabuhanga, ari two Huye, Gisagara na Nyanza. Iki gikorwa kikazatangira ku wa 2 w'icyumweru gitaha. Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation ivuga ko umushinga w'indangamuntu koranabuhanga uzaba wararangiye mu mwaka umwe, ukazatwara asaga miliyari 100 z'amanyarwanda. Jean Marie Nshimiyimana mu mujyi wa Kigali.